Munyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'ibiganiro byacu kuri Hidden Polyclinic, uyu munsi tuje nka Dr Habumuremyi Innocent, tugiye kuganira ku ndwara yo guhitwa. Mbanje gusuhuza abaturage b'u Rwanda, mbanje gusuhuza abo mu majyaruguru, abo mu majyepfo, ab'iburasirazuba n'ab'iburengerazuba, tuje abo mu bihugu by'ibituranyi byacu, navuga Tanzania, Uganda, Kongo n'u Burundi, nkasuhuza abaturage bo muri Afurika yose, nkasuhuza abaturage bo ku isi hose, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari mu migabane muri Australia n'ahandi hose, mwese mugire amahoro. Ku ivuriro ryacu Hidden Polyclinic, uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara yo guhitwa, indwara imaze kuba nyinshi mu bihugu. Hari ibihugu irimo cyane itera abantu guhitwa, kandi akaba ari indwara yica vuba cyane, kuko umuntu iyo yitumye akagira nko ku nshuro 20 aba ashobora guhita ashyiramo amazi n'umunyu n'isukari akaba yahita apfa. Rero twebwe tukaba dufite umuti unyobwa inshuro imwe ebyiri, ntabwo ushobora kunywa inshuro zirenze 3 utarakira. Rero iyo tuvuga indwara kenshi nka muganga ntabwo twabura kubereka ibimenyetso cyangwa se igitera ya ndwara. Muri byo twavuga infection bacterienne virale, twavuga ama infection aterwa na bagiteri cyangwa se virusi zitera ama infection, cyangwa se inzoka, amaparasite. Bishobora guterwa nanone n'umubiri ushobora kuba utakira neza ibyo wawuhaye, ibyo kurya runaka umubiri ntubyishimire. Bishobora guturuka ku kibazo cy'igifu, kidashobora gusya ibintu runaka, cyangwa se kitishimira ibyo kurya wariye. Hari kubyimba amara, nabyo bishobora gutuma umuntu ahitwa. Umuntu ashobora kugira ibibazo by'ibibyimba byo mu gifu cyangwa se mu mubiri. Ushobora kugira ibibazo nk'abana bari kumera amenyo, bashobora guhitwa. Abana bakingiwe bashobora guhitwa kubera umuriro mwinshi, ushobora guturuka ku muriro mwinshi, umuntu akagira umuriro mwinshi, cyangwa se ikaba yaturuka ku byo kunywa wanyoye bibi. Rero akenshi nk'uko mubizi dukunda kuganira ku ndwara z'amarozi, hariho rero igihe biba ari ngombwa ko biba byaturutse ku burozi umubiri uba wariye, ari nabyo rimwe na rimwe bavuga ngo ni ama infection y'umubiri, ariko rimwe na rimwe ari amarozi nyine. Infection y'ikinyarwanda cyayo nta kindi, ni amarozi, kuko ntiwabibonera ikinyarwanda kiri tuvuze imyanda. Niyo tuvuze imyanda rero, niba umubiri ufashe imyanda, niba umuntu ariye imyanda ikajya mu mubiri, yitwa uburozi. Rero kuri Hidden Polyclinic tubafitiye umuti bakoresha inshuro 2 gusa, iyo ndwara yo guhitwa ikahita ihagarara direct, ntibe ikishe umuntu. Karibu rero kuri Hidden Polyclinic ufite ikibazo cy'imiswi idashyira, ishobora kugira ubwo yamwica cyangwa se yamuteza ibibazo, mujye muza kuri Hidden Polyclinic tubafitiye umuti ukoresha ugahita ukira. Ciao ciao kuba dukurikira ku biganiro byacu, ariko kandi tukabasaba ko mwakora subscribe. Uwo ari wese ushoboye kubona kino kiganiro yakora subscribe, agakora comment cyangwa se share, mukakihanahana mu magurupe, kugira ngo umuntu wese ufite ikibazo akaba atarabonye aho yivuriza ngo akire, akamenya ayo makuru kandi akaza natwe tukamufasha. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.